Mishu rero buriya najyaga nisuzugura nkumva ndi umuntu ushobora gutinda cyangwa se nkanabanguka ariko mu buryo nzi cyangwa ntazi ariko kuva twahura niba warakoze iki mu mubiri wanjye icyo muntu usigaye nterera nkazamuka avuga ni se kubera kano gatatu waje kanda oya ntabwo ngiye mutinya kuva byagenda neza rwose siko nikubiseho ndavuga nibura amasegonda atari umunota wa mbere uwa kabiri uwa gatatu 10 50 bitavuganye ko nta muye bya via ntuza bya vihagara mba mbitsinge kugenda abantu badacara I want problems always. Birumba na gavunika uziko ruva nanjye ntabwo naherukaga kubona umuntu nyine ungereza ku ngingo pe usikurenze yego none se uko wewe wisusuburaga siko byashatse ari byambeshyaga ndi kumva nyine nishimye none mu cyumweru gitaha wankoreye ibintu mana nyagasani ariko turakabije kabije nacyo bitwebe oya arigana none buriya muganga yarambwiye ngo umugabo urangiza nako gusoza kabiri mu kwezi buriya abagiye mu mwenda ko bimusaba amezi 6 arya neza akoshura bizi njye ugiye cyose ubu ugomba kuba nshaka ugomba kuza hano nawe wagira ngo wanziritse ahantu buriya mu cyumba nta kintu ko ndahagera wajureka erega iyo ugiye muri resitora ugasanga bateka ibiryo bibi ntabwo usubirayo uza hano ntabwo ukuruye mu kiziriko cyangwa uza ubishaka sijya wizana se ahubwo agapositeri nabonye ko kambe kuva nava i Uganda rahira kubita akantu kwero ariko uri mwiza we agataho rero wenda twatangije za nkuru zacu nk'abantu bamenyeranye ariko Mishu bitewe yabyihoreye kutambwe ngo ngucire inzara baby inzara se umuntu azakore gahunda gutya inzara nizo zibikora hanyuma se arakarashaka inyongorera wumva mu mubiri umeze neza neza ewana ndudu rwembe noneho kubera ko dusigaye dukora biriya bintu byo mu buriri nyine nkarangiza ubu biraryoshye ubuzima buraryoshye ahubwo waneye inda koko ariko ntacyo nerinda sitose birashoboka egenda ntabwo umuntu azinduka ngo pari imwe ngo ahita ayitera nabyo bizari igihe uhatiriza ugakubita nyamvumbu ugakubita nyaki byose bikanga gusa nyine nanjye nakozaga ndabizi ko byara ariko se ibiriya bisore mfite iwanjye byo urabona kugaburira bitaba kwigira gutya afite amabogari shaye imfizi byari ko ibyaki nazamukaga hejuru umurego umeze gutya ku buryo mvuga ni nyina nimubitsemo rimwe niyatazasoma yara arahita hashya ariko nyine numva nicyo gukundira baby wanjye utu tuboko rero mukozi mpita numva hejuru bya gasogi mu maraso bumva atembera fresh nakubwiye ngo ahubwo ubu nibwo amaraso yanjye ari gutembera neza ndikumva meze neza ndikumva narahinduye umva noneho wari wabona umuntu wenda ari gukura agahita asubira ubwana yagize ya maraso matoya nsigaye ngenda no dusore tukandembuza kandi twarabonaga amaze gukura gusa rero utangiye utubwire twitonde nanjye nyine ejo nagize ikibazo gize akabazo ariko sinzi umuntu uri bubyakire ariko nanjye nagiyeho ntabizi ko ariko biri bugende akahe kabazo se sheri nagiye kwa muganga urarwaye ejo ntitwavuganye uri muzima oya njye ndi muzima ubu ngubu urabona ko ndi muzima ariko nikojeje kwa muganga mbabwira nti reka mbabaze ukuntu mpagaze bishobora gusura hanga nta nubwo nahiye ejo nahiye nihangane igise ko mbona uri muzima nihangane ese ntabwo ujya wumva ngo sida nipimishwe ijisho baby kubera uko nyitwenye utangiye kuzajya umwanga sida ni iki none nanjye kubaza ngo sida ni iki ahubwo nyine sida na mishu na stoni ababebe abashu yuhurira cyagiye turyamana nta maraso yavuye navuye amaraso sinzi uko byagenze ariko navuye amaraso shore mbabariye waranga wikina ahubwo nyine wowe byakiri kare kugira ngo utangire ufate imiti kuko nanjye muganga yambwiye ko ugimaranye amezi 6 rero story kumbeshya
kuri ko Imana abandi bakiriya wongera kwakira wakoresha agakingirizo cyangwa ukababwira ngo mwe ndetse nivuze neza simbizi kabisa uretse gato ngo simbizi nyine njyewe hari ukuntu umuntu ambwira ibintu nkumva ni filime ari gukina urwaye sida nubwo yigikata ubwo niko bambwiye niba sida igira imisaraba yanjye ni nk'umunani Michou wihangana ariko wabizi ko mukunda wihangana ariko ngukunda sida ushobora kubuza ko sida ari umutwe cyangwa malaria bivuze igakira umva si biriya byana byawe uhora undatira ngo harya ngo ni Sumayiri ngo ni KEYZ bariya ndaje nyibatere ku buryo sida yawe izazenguruka igakora umuzenguruko paka no kubuzukuru bawe n'ubuvivi ngo sida kwa Michou n'igihe nirindiye Baby, sinakwakiriye neza se. Kambwiza ukuri Sibishimye. Kambwiza ukuri. Nakubeshye na Yesu mwami we none ndasinzira hano hantu. Uri na kenshi. Buriya nakubeshye. Mfite gahunda yuko nzashaka ariko buranyikubona. Nahise mpindura gahunda zose. Burabagize ngo undi mukobwa burawanshuka. Mukuranga umukobwa wako ni we tumukunda. Nakuburanye iki? Uri cyiza uteye neza. Kambwiza ukuri no nkunda kuntu nyine uru runini. Nanjye nkaba Oya baby bivuge biri sex. Uri munini uvuze ngo uri runini. Cyiza. Nyine ngiye nkunda kuntu iki giant. Reka bura nanjye ndi muto neza ni sawa kabisa. None naguze ibintu biri sex. Kuguhobera. Kumpobera ukamfata kabisa ukanshiramo hagati. Numva gubushagarira. Nanjye buri ndi kuguhobera nyine mba numva mfashe nka urabona muri mu bihugu byanze hari ikintu bagira kinini gihenze cyane. Burangiye ndi kuguhobera mba ndi kumva neza ameze nk'umuntu wo bire piramide. Amafaranga menshi cyane ku isi kabisa. Niyo mpamvu rero iyo ngukoze ku kibero numva ubwenge bubuze ariko Imana ishimwe kuba tukiri kumwe. Ariko buriya hari akantu kamwe nakubonyeho ufite imbaraga kurusha nyine undi mugabo. Urakoze cyane. Ngiye buriya noneho muri icyo kintu cyo nta kintu ntakora buriya kandi buriya ngiye ntibisaba ngo bya bintu ngo byo kunshitura ibi ni ndeka ngiye ni karemano. Ubu ni wowe wanjye sinzongere kukubura sibyo hari ukuntu wamagara ngo ubundi bukobwa bwakujyanye base ubundi bukobwa buguhiki buriya bukobwa budufite n'amafaranga ngewe fa ku giti dore umuntu. Urakoze cyane niyo mpamvu nawe naguhisemo rega Yesu we. Ibintu nkore none hari amunzu byo ubwenge neza urabutwaye bwose. Uziko neza ugize ikigoryi neza bajyane nk'igipapuro neza. Ubu nta kintu ntaguha. Baby, nabura nkuteye sida. Uyinera gute se sida se barayirya cyangwa bayiroga mu biryo? Usambanye. Yego. None se byo birabura ni ikiganiro twavuganaga ku rukundo sida kuko urumva sida ni ikintu kidashoboka sibyo ni ikintu numva ko ntabwo ntiwayirwara sida se sinya numva ngo umuriro urashambara nanutse umuntu ngo uri murapfa ngo uri murashira niyo mpamvu burarange ntari gutekereza ibindi bintu. Uye na tu. Okay. Ako nyine ujya wirinda sida. Ngomba kuyirinda. Ushobora kuba ubu wamaze no kuyirwara. Aya ntayo. Naye nagukangaga. Saba reka ngwere. Wagize waruneye ubwo baneza anje nawe nakandura sida umura. Kangwere. Bundi sida yo wapi kabisa. Sida yo wapi umuryango nta muntu ugize wandura sida. Rero njye hari ibintu njya nibaza mu rugo ry'urunyicaza hano amasaha arenze imwe mu rwumva bemera muvandimwe
Amamvu yo kubabara. Ajyana mwana, njyewe ni gutumba ngo nicaranga ngutegereje nkamara isaha irenga mwana ngutegereje. Ntegereje. Nese ku. Yumbwira ubundi tugahurira mu rugo kwa bari bihanze. Banza wumve. Ubisaho umaze unegereje. Kwigiye kuvamo indi saha y'ibyishimo. Oya. Uza amafaranga uravuga neza nk'isuka y'umugabo. Uzi pinda rya abo reka mubwira. Ubu na amadeni wagiye ufata hano muri zino quartier. Yose ndakwishyura. Ariko ari impamvu umwana bamubyara bakamwita KEYZ King. Ari impamvu nyinshi cyane. Hari impamvu kabisa. Ari impamvu nyinshi cyane avutse. Impamvu uzati umuvandimwe ni gute namuta. Nitanza kukureba. Nagushatse ejo. Eshana mfite nka miliyoni nk'eshatu. Oya mbaza ngo nazikuye. Miliyoni eshatu zikuye. Ikibazo cyanyu impamvu abantu mudatera n'imbere. KEYZ rero aya KEYZ niba ari ibintu byo kunye miliyoni eshatu utaratunga ni 500 ngo miliyoni eshatu. Aho rero niho mupfire. Niho mugera mu myaka 30 mukira abakene mucyo kubera ubujije. Nimba nkubwiye ngo nabonye amafaranga ese ntiwana testinga ngo nabwire. Ese wayakuye. Banza wumve. Yumbaza icyo kibazo mbere na mbere. Umva narangije turi no gusinda. Oya gambi. Ngo amafaranga nakuye nano woroshye kabisa. Ejo bundi nagize gutya ndi kwitambukira muri quartier. Yego. Urabizi ko ari ukuntambuka nyine nanjye nk'akantu kuko kabisa. Kakajagiso nyine kagasore. Mbahubitanye na Mishu. Mishu uramuzi ndo muri Sagipangu. Rwa rume rw'urukiri. Mishu ndamubona. Nkubitanye na rwo rambwira ati waje nkakwereka akantu dukora gato ugahita witahira ko ugiye gukora amafaranga. Nko kumukoropera cyangwa kumukubura. Buretse ukuropase ukoropanye ngende karyasi. Je rwego uzi rwego nkora akazi bro. Mbwira hanyuma amaze kukubwira byenda bite. Turagiye mu rugo bwiza akazi yashakaga. Shaka kumubitira. None na ikiza kiwe ki yaba 3 yaba 30 yaba 13 yaba 2 nakugora akwishyuriza miliyoni ziwe wabashakuze ukora akantu kawe wigendere numero ufite amafaranga kabisa. Uretse kuvuga menshi nka inyombe. Wowe na Mishu mwararyamanye kuryamana agasex twakuze nakoranye imibonano mpuzabitsina. Uzwana iminota 3 nakoze man ngiye byaramiditishije bro. Reka nkubwize ukuri ngiye nibwo bwa mbere nabonye umumeri mwiza kabisa amafaranga do ibaze ko bro waba ukora 3 KEYZ buretse gato iki waryamanye na Mishu none se kuriraho kugira wishime ko tubonye amafaranga. Ariko mana yanjye we nani nzi ko ngiye gupfa nyenyine none turajya wicwa n'ikeze kandi amafaranga ari akorero nawe nubwo uri grand frère umeze nk'injiji. Wicwa n'iki icarana umbwira akashaza nje nako wanyicaza uranyicaza ngiye mfite amafaranga uranyicaza ngabanza genda nagiye ahubwo ubu waryamanye na Mishu bitari brag biraba brag mwaryamanye nakoresha agakingirizo kiki ngo ngiye wambwiye ati gakingirizo ni miliyoni 1 utagashizeho ni miliyoni 5 ndavuga ati ariko miliyoni 5 na miliyoni 1 muri make uretse gato muri make wariskiinze ubuzima bwawe kubera miliyoni 4 njye n'eshanu n'ebyiri n'ibihumbi 500 bura ntacyo ntakora abo kanye ubutindi ni bubi ubu miliyoni 4 zirangiye kwemeje KEYZ rero reka uretse gato nkubwire yego uzi ko umuntu mwaryamanye yandese ngo andi makuru se yego uzi ko nanjye yanyanduje SIDA mu cyumweru gishize ubu tuvugana narabiguhishe ariko kuva numvisha muryamana ntacyo nyiramira uzi ko bakakanya tuvugana ndwaye SIDA kandi imwe y'igikatu afite yindi bita SIDA y'imisaraba 8. none se ari bavuga ko umuntu wanduye SIDA ari amasaha kugira yandura amasaha 72 wandebe yasiga angaye se muvandimwe ko mwaryamanye ryari twaryamanye nk'ejo nijoro neza ubwo ejo mwaryamanye ejo baguhaye amafaranga ese nyereka amafaranga baguhaye turebe ko nayo ataramuvapira Mishu uraguteka mutwe banza umbwire amasaha 70 icazwa hano nkubwiye ariko KEYZ Imana yanyenera kubwe ngo ubusambanyi bwawe gukunda igitsina bizakwicisha ubwo se wowe wanduye uri ku cyangwa uri kugihunga niwe wanduye bigenze Mishu uri ubona n'umusambanyi kuharwa none se nge byo jo zo bimeze bitese uje mu miturire bro ubu mfite ipinda bro saba icyo rero petit frère arakubwira ngo uzambwaga abanyurwagwa ugira ngo ndakubeshya ari sibye nawe ufite ikibazo mu cyose mazaya muvuga ko mfite urwagwa none urumva utasinze tuve mu bushagari tujye mu miturire bro nibi kiri kuvuga ariko akoni bikimusigaye munywa vuga mani ibintu birangira mwana udafite ibibazo unaruka abantu bari namwe kuko man
akanye nje nyamafata nk'abantu nyine muri serie ariko nyine jasa shatubwira ibyo bizeriye mwana agenda yo kubibwira mukuru wa cyangwa kubibwira bimeze bite murabizi se man bimeze ni ibiki bimeze bite ngiye bareke babwire story ya danger yes danger bro irimo amafaranga se ya danger ngiye yo story yo story ngiye ntabwo nabura kwimara ubwo ngiye gupfa mu kanya ariko ntabwo byakura tubwire yego muzi cya kibebi ngo ni MICHOU undi murambo MICHOU uvuze ngo nde reba indi mayiti iri kugenda MICHOU mwebwe gato ucecetse gato tujyane kazungu ijambo kuri uvuze ngo nde MICHOU bro MICHOU byageze bite umuryango wose ubwo gupfiriye rimwe ubu ngo mureke babwize ukuri ufite ibihumbi 3 bya madolari bro wakuye he kubera ko uri umutindi wakuye no kuvuga ngo ngo sasa MICHOU nagize gutya shakije nacyo canduye tugenda ahubwo tugiye kumwisha wanjije wowe yaguteye sida kigoryo ube gusambana nawe nande se na MICHOU na MICHOU ducishwa hano tugenda kwa MICHOU ujya kubigenze ngo hano ibyo mubabwira ngo none se umuntu aratwanjije twese umuryango wose kureka amagambo nahareka n'undi amagambo ntago ari butumika narakubwiye ngo ujye kwirinda sida mana yanjye kuki utajya wirinda sida wanje warayirinze wowe ukaba uri hano none kuba rando ni itegeko nawe hano ngiye kubera ko muri kunyerekeza nyango ndi petit frère wagahinda we ziba mushaka nje mbere yuko mpfa mwanze munsobanure mbere yuko mpfa uretse mbere yuko ndashaka kumenya ubundi mama ngiye waza kubereka jewe umukuru wundi ninde ninjye mukuru ninjye mutoni none ibisaza biri kuza none ubwo nimba sida muri make sida irakureze se kugira ngo nawe sida kimeze nk'ikiko sida mu mutwe umeze nk'utari mu twashaka kudushira ubugingo mo twanduza sida dushaka no ku haranafunguye kwa twaninjiye nese vayo nishwe hano agahinda k'umugore we hagarara uri gutwande agahinda k'umugore uri gutukana nyine wowe MICHOU agahinda k'umugore rwose nyuma yo kunyanduza ndakubaza nyuma yo kunyanduza ni gute wandije wari umuntu banje agahinda petit frère wanyu ngiye mama yakundaga sobanura ni gute unyanduza sida ukanayanduza wari umuntu banje sobanura imbabaza na amasegonda abiri grand frère urabizi sinakubeye ziba wajya kwishura mu busambanyi narakubujije cyane amasegonda abiri none ongewe amasegonda abiri umuntu agahita ahura n'ibyako MICHOU ziko bitegura ugishwa muzibe umuntu bazamwanduza sida banamukomeye nizere kuri guhamagara polisi ngize kujyanye n'ubwo mungeye n'abasirikare mwaririmbye sida mwameneye igipango bro muri gutera iperu hano mwebwe mwanjegera sida se nayo mu mazi cyane ako koko izikingo ikurira abanika kurusha umujinya umuntu nkanjye n'abasirikare ngifite abanyero mwazibye mureke kunesha umutwe mwanjishimo aro tabuka hano iki tabuka hano ukemura ibibazo wateje muganga se ibyo se birabareba umva ibyo wamagara byose mani tabuka ako nari nimba ari wowe twanduje nazana ubundi tubaze tuna ngenda ubundi nanjye ndapfa ko nanjye mureke kunjera hajya n'injera rimwangegera mwe muzibe ara ese ubundi nagu mani njye nakubwiye no gupfa nta n'umwana mpe shuvayo basi vayo mwebwe bikuru byanjye urakoze nese umuntu wari gutenye ninde basi tabuka ukemura ibibazo nyine wateje okay ntabyo basi urabibona ako avuye kuri amafone ubundi ngiye ko maze mubaze n'ikibazo kimwe kwanza urambaze ubundi ngewe ni gute nge ujye umbona ukabona umuntu nkanjye ugiye kunyica ntago nakwishyuye uranyishyuye siraguye amafaranga meza cyane ashimishije yego we ntago nakwishyuye sombye ko ari wo mugore wa mbere mwiza ubaho kuri isi ya rurema siwamanaga ko ndi umwana jya kubirapira kubera iki sinakwishyuye papa urakoze cyane vi papa uraje reba indaye y'umugore ngera udasiga njye petit frère njye mwana w'umuhereza njye w'ururugo wari warambwiye ko njyare imitungo nzasigarana none njya kwicwa nasi ariko naje ugabanya amagambo KEYZ yaratumva tukubwire ko ibintu bimeze papa reka tukubwire reka na ziba ziba cyangwa uhonde yambwiye kandi papa ziba papa
iyi ndaya y'umugore yaduteye sida. uretse gatoya Sida ni ndema. ngo iki Ko nagupfure mishu dore nanga twayikuye sida yose Umamagaye. umuryango wose sheri waje se vayo po nuko nta bya sheri hagati wewe marangengera umutima vuga ibibazo nyine ibibazo wateje hano nibyo ashaka kumva nese ubundi wemuretse ubundi viye ko muna mumera nkaho muziranye Ko wigira nkaho uziranye papa bigiye kure. sobanurira inzingo ibi bisyamete byawe bisobanurira mishu Nigendere. ugenda ujya heza iyi ni inzu ujyayo yawe wamamagaye iki ni igipangu Nanjye cyawe ujyayo wamamagaye se nzane bawusange gusunika hariya muri metero kandi umamagaye uragenda rero wamamagaye ufite icyo kibazo ahubwo ikibazo gihari ni ikihe bano aba bantu muziranye ndi kuvuga abana banjye nyine muziranye iyi ndabizi ni ibyana byawe hanyuma ikibazo gihari ni nabyoroje ku byo wanyoroje ngo iki wanteye sida nanjye nayibateye